insanganyamatsiko rero tujya kuganiraho impamvu zimutera kuza aho uri. Insanganyamatsiko ni iyihe? Impamvu zitera Yesu kuza aho uri. Ubwo nukuvuga ngo kutaza aho uri biterwa nawe. Hari impamvu tugiye kumva zishobora zitumaza byanze bikunze, ntiyabyibuza bimurimo. Niko ateye yuzuye urukundo n'imbabazi no kubabarira. Ahubwo hari impamvu zibitera ngo bitinda ku bwawe, biri iruhande rwawe urabyibuza, wakabaka ukabikoraho. Bibiliya igiye kutugaragariza impamvu zibitera. Ushatse ara nibyo, ushatse ara ubwo ntidushaka. Iyo tutabonye ntabwo tuba dushaka. Ushatse arabona. Yesu ubitubwira nuba ari hano n'umuhamya w'ibyo yivuze. Twakora iki? Byagenda byo. Impamvu hari impamvu zimutera kuza aho turi, kuko imbabazi z'ubwazo zimutera kudusanga hari ukuntu bigenze. Ni ukuri. Muri Yohana igice cya 4:26 Kitabo icya Yohana isura 2 urunyiriri rw'umukaga handitswe ngo bawandika nti ni jyewe tuvugana, yenze ubwo yogera naye. Yesu ubwe yibwira umusamariyakazi ngo ni jye tuvugana. Yesu nagamba umusamariya nti yenze ubwo yogera naye. Yarabanje kumuyoberwa, yari nga tamutegedde, ariko ikintu cyatumye mumenya naye kinde cyamuletera okumutegeera, ni cyatumye avugira ijambo ngo ni jye tuvugana, naye cyamuletera okumugamba ekigambo kino nti yenze gwe njogera naye. nuko umusamariyakazi nawe yamuhishuriye uko umutima umeze. Lwakuba nti omusamaliya yali amaze omubikulira omutima gwe bwe gufaanana. Yaravuze ati, n'amugamba nti nzi ko Mesiya azaza. manyi nti Mesiya agenda kujja. Kuki atavuze ibindi? Lwaki teyayogera birala? Ntiyamenye ko ari umubwiriza, teyategeera nti muyigiriza, ntiyamenye ko ari Mesiya, teyategeera nti ye kubera Mesiya. atinyutse akabivuga atyo nuko byari bimwuzuriye. wabula n'ayogera lwakuba nti byali bimujjudde. Ubwo rero haravamo ikintu. Kweyo ensonga wagenda kubeeramu ekintu. Nzi ko Mesiya azaza. Nkimanyi nti Mesiya agenda kujja. Ibyo wambwira byose n'impaka wajya, nzi ko azaza. By'oyinza okwogera n'empaka eziyinza okubeerawo, Yesu agenda kujja. Kandi mu mutima wanjye haragiyemo ko naza azantishurira byose. Ate n'omutima nkimanyi nti bw'anaabaze ajja kubikula byonna. Izina ry'Imana rishimwe. Erinnya lya Yesu. Icyo rero nicyo cyahamagaye Yesu ngo ngwino utabare. Ekyo kye kyayita Yesu ajja ataase. Yesu ubwo niyo mwarasomye igice cya 4 cya Yohana, bw'oba nga wasoma ekitundu kya Yokaana ekyokuna, Yesu yagiye i Samariya atabiteganije. Yesu yagenda e Samariya nga tabyetegese. Hari aho yari agiye ntabwo inzira yacaga i Samariya. We yali yaraze si we wali ekuba etuukayo. Bamutegereje aho arasanzwe anyura, ariko ntabwo bigeze bibwira yuko i Samariya yajya. Bamulindirira we bulijjo we yabeeranga, naye nga tebamanyi nti Besaniya ayinza ogendayo. Handitswe aho muri Yohana igice cya 4 guhera 4 kugeza 6. Yokaana 4:6 bawandiika bwe bati, hari aya magambo ku murongo wa 4. waliwo ebigambo ebigambibwa bwe biti, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya, ne yeewuliramu nti ayinza okuyita e Samariya, kandi atabishaka. ate nga tabiyagala. Ariko kuko atiyoboraga, naye olw'okuba yali teyeefuga, umuyobozi uri muri we amuyoborayo. eyali amufuga yamufuga okugendayo. N'ikimenyimenyi n'ekitegeeza, ku murongo wo hepfo ku lunyiriro lwe wansi urahasanga amagambo avuga ngo, nuko ageze ku iriba rya Yakobo apfa kwicara. bwe yatuuka ku nsulo eza Yakobo n'atuula butuuzi. Gupfa kwicara murabyumva? Okutuula butuuzi okitegeera. Ntabwo ubushake bwe ntabwo ashatse kwicara, ubwo apfuye kwicara kuko ari kugira ngo ari gutegeka abayoborwa n'umwuka w'Imana w'abana b'Imana. Okwagala kwe tekumukase kutuula, naye olw'okuba omwoyo gwe gumutegese kuko yuzuriye gukiza, olw'okuba ajjudde okuwonya, abuzurira gukizwa kwaba abajjula okuwonya, birahura bigasomana. Aho wajya hose woyinza ogenda wajya ikuzimu yagukura, n'ubwogenda emagomba. Nicyo yavuze ngo rero abo bafite icyo kiyara
barahigira baba inengera bari no mukisa. Amen. Amahirwe nayo murahigana Cyasi jori na yenu omunonya kuno barahirwa ariko iryo jambo hari ubundi tubyo tubyumva abafite inzara n'inyota barahigwa. Amen. ababiyayanira barahigwa bagahiga umuhigo ugafatwa. babinonya naye namunonya namukwatirana. Iyo dusomye Yohana 5 betusoma ekitundu kya Yohana 5 dusanga umuntu wari ku kidendezi, tusangawo omuntu eyali ku kidiba ky'amazzi. insanganyamatsiko twatungo ni iyihe? Impamvu ekituleetera impamvu zimutera kuza aho turi, ekyo ekimuleetera okujja gye tuli. bona nubwo twaba tutabikeka cyangwa se bona nubwo we ubwe yaba atabishaka, ariko hari impamvu zishobora kumutumazaho ndi ahuye, yadde nga sibimanyi nga sibitegera naye waliwo ensonga lwaki emuleetera okujja gy'oli. muri cyo gice cya 5 cya Yohana Yokaana ekitundu ekyokutaano wera no ku murongo wa mbere ng'otandikidde ku lunyiriro olusooka murahasanga wa muntu wari umaze imyaka 38. ojja kusangawo oli eyali omulwadde w'emyaka 38 yarabuze gukira, yarabibuze, nga yanoonya okuwona nga takulabako, ndetse yatanze n'ubuhamya, ate nga yawaayo n'obujulizi. amazi yayihindurije murunjugunyamo, amazzi bwe geekyusa weesuulamu. ubutumwa bwiza buravugwa ariko ntukire. okubulira okungi kwogerwa naye towona. hari impamvu zigiye kuboneka hano, uramutse ukosoye byacamo. waliwo ensonga lwaki ogenda bitegeera ku ebyo bye bitegeeza. yavuganye n'uwatazi, yayogera n'oyo gw'atamanyi. ubuhamya bwe afite n'ubwo okukakasa kwe yali alina kwaliyo. ndashaka gukira, barakira bakantanga, murunjugunyamo. njagala kuwonya nenjagala okuwonyezebwa nembulwansuulamu. ariko icyo cyamuhagamye cyo gushaka gukira nubwo imyaka ibaye myinshi, naye kye kyamugendamu ekyokunoonya okuwona yadde emyaka mingi, niki inama y'agakiza yicariye. kyabakulembeza abo waggulu kyekyo kye baatuulamu. iki nicyo cyatumye Yesu ahamusanga. kino kye kyaleetera Yesu okumusisinkanawo. dusoma Bibiliya tugasanga atararenzaho. bwe tusoma Bayibuli etulaga nti teyasukaawo. ku mabaraza atanu arimo ibirema n'abandi bose bakeneye agakiza, Yesu ntiyahagiye. ku nsonda ennya abalema n'abazibe abaaliwo Yesu teyatuuka. kuko babaga biteguye ko byanze bikunze biteguye gutanguranwa, kubanga bali betegese nti nyinza okwesookawo. amazi yihindurije bagakira. amazzi singa gakyusa nyinza okunywa. ariko undi we afite amaganya yo kuvuga ngo nabuze n'umwe. naye omulala yali alina ennaku ez'okugamba nti sirina yadde n'omu. nuko Yesu ahagararaho. bwe bityo Yesu n'ayimirira awo. icyari kimuzanye ekyali kimwuzuriye kimuleese nga kimujjuddemu cyari kigeze mu mwanya wacyo. kyali kigeze kyakyo. handitswe ku murongo wa 6 ngo olunyiriri essula ey'omukaaga wandiikiddwa nti Yesu amubonye Yesu bwe yamulaba aramumenya uko ameze, n'amutegeera ebifaananaye. amenya uko umutima we n'ibyo byifuzo byamurenze, n'amanya omutima gwe guli n'engeri gy'abiyaayaanira n'engeri gy'abifaananamu. kandi amenya ko amaze igihe kirekire n'ategeera nti wayiseewo ekiseera kiwanvu arwaye, nga mulwadde. maze aramubaza ati n'amubuuza nti urashaka iki? onoonya ki? iyo dushaka gukira, Uwiteka afite uburenganzira bwo kutubaza. bwe tuba nga twagala okuwona, Yesu alina engeri gy'ayagala atubuuze. niyo mpamvu ushobora gushaka imbabazi z'Imana ikakubwira ngo jya kwatura. y'ensonga lwaki oyinza okunoonya okufuna ekisa ekyokusonyiyibwa n'akugamba genda bwenenye. urashaka iki? onoonya ki? niyo mpamvu umwana ashobora kugusaba ibiryo ukavuga uti cyahari ukarabe. y'ensonga lwaki omwana bw'ayagala emera omugamba sooka oyitire waronaaye. urashaka iki? onoonya ki? kugira ngo byubahirizwe ijambo ryavuzwe n'Uwiteka ko ritabeshya, usaba niwe uhabwa, arabyisabira. bw'oba ng'oyagala bituukirire nga Yesu bwe yabyogera, gwe olina okubyesabira. atangira gutanga ubuhamya bw'icyo yifuza, n'atandika okuwa obujulizi bw'ebyo by'ayagala. aravuga ati n'agamba nti databuja, kitange, simfite umuntu wo kunjugunya mu kidendezi, sirina muntu agenda okunsuula mu mazzi. iyo amazi yihindurije amazzi bwe geekyusa, nyiza undi antangamo. nga n'akajyo mulala nsookamu. nuko ubuhamya bwe buri
bwe butyo bujulizi bwe kwifuza gukira no kumutanga ntibizamubuza gukira okumuwayo tebigenda kumulemesa kuwona impamvu yari yizeye nuko yagumye hiriya myaka ekyali kimuleetedde okwesiga bwa myaka gye yali kuko Imana ibara imyaka 1000 nk'umunsi umwe niyo mpamvu Yesu yamusanze hariya kubanga Katonda abara ennaku 1000 ng'olunaku olumu ensonga Yesu lwaki yamusanga Imana izi kumenya ubwiru bw'umutima yabonye ko azaboreraho iteka Katonda nga bw'amanyi okukwekula ebyo eby'omutima yali amanyi tajja kuvundirawo ebiseera aha hari ibanga ku bashaka Imana awo waliwo ekyekusifu kwabo banoonya Katonda Imana ivumbura ko waba uri kuyishaka kubw'impamvu cyangwa uri kuyishaka by'iteka Katonda yinza okutegeera nti omunoonya ebyaddala oba byebyo ebyaddala ebinyikivu nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma dushaka Imana itari y'iteka ryose tewali nsonga n'emu gye tuyinza okunoonyamu Katonda nga si walubeerera Yesu abonye uko uwo mutima w'umutugaritse gutyo Yesu bwe yaraba omutima gw'oyo muntu nga guli bwe gutyo kandi abonye ko atazigera avaho kugeza apfuye ate ng'alimaze okitegeera nti talivaawe okutuusa lwalifa yihutira kuva iyo ari arashakashaka ikiri kumukwega n'ayamanya okunoonya ekimusikaasika ikimenyimenyi amaze kumukiza yaramubwiye ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugende ekimenyetso ng'amaze okumuwonya yamugamba nti situka weetike ekitanda ky'otambule direkite live muri uwo mwanya ahita akira ekiseera ekyo mu ddakiika ezo naawona Yesu batubwira ko ari uwo yakirijeho mu mabaraza yahise akatiraho kubw'umutima w'uwo muntu yari yifitiye tukitegeera nti mu nsonda ennya mwaka akaseera Yesu yawonyeza olw'okuba kyeyali ayagala Yesu rero ashatse kubazwa impamvu yakoze ibyo ku isabato bwe baayagala okubuuza Yesu lwaki yakoze ibyo ku Sabbiiti ku murongo wa 17 handitswe ngo sura yo 17 baawandika ariko Yesu arababwira ati naye Yesu n'abagamba nti data arakora Kitange akora na n'ubu arakora ne kaakano akora niko yashubije bwatyo data arakora Kitange akora kugeza na n'ubu arakora okutuusa ne kaakano akora niyo mpamvu nanjye ndi gukora kuko yatumwe gukora ibyo olw'okuba yantuma okukola ebyo wibukirwa ko uyu munsi watumweho Yesu kugukorera ibi bamaze okujukiza nti Yesu bamutuma okukukolera ebyo impamvu zimutera kuzahura ensonga zimuleetera okujja gy'oli nugira umutima nk'uyu muntu bw'olibeera n'omutima ng'omuntu ono Yesu azizana Yesu ajja gy'oli muri nabaza ndagutabara muri ntaasa nange ndikutaasa ni umutima umenaguritse wabuze uko wigenza gwe mutima ogumenyese ogutalina ngeri gye guyinza obikoramu uwo mutima ubwawo wahamagaye nyir'icyo gikorwa omutima ogwo guba guyise oyo agenda okukola ekikolwa ekyo Yesu ashimwe cyane ama yeebazibwe inayini ahantu hitwa inayini awantu abayita ku mwenda Yesu arigenzagenza mu mudugudu Yesu n'atambulatambula mu yari afite ikindi kintu kiri kumukurura naye olw'okuba waliwo ekimusikaasika Luka igice cya 7 Luka 7 ndagira ngo hatsindirwe niba ugenda ukirira ukinywera ntabwo bizaca ng'ogenda n'olya ne weenywera barashaka bakamubona ni itegeko ryo mu nama y'agakiza ne bamunoonya ne nta bamutegeera n'ubwo Imana ishaka kurimbuka ate Katonda tayagala ahubwo hari ibintu ukunze kuruta ubugingo wabula waliwo by'oyagala okusinga mu mudugudu Yesu arongera abura amahoro mu kyalo ekyo Yesu n'abulwa emirembe nuko Yesu arigenzagenza Yesu n'atambulatambula Luka igice cya 7 Luka 7 nuko Yesu ubwe Yesu ye kennyini aho hitwa inayini mu mudugudu witwa inayini mu kyalo ekyo kye baali bayita ku mwenda nuko abigishwa be nabo bajyana nawe abayigirizwa be ne bagenda ntiyarazi ahantu ari kujya yarayoborwaga na mwuka umurimo yali tamanyi gy'alaga naye olw'okuba omwoyo gwali mulimu gwe gwali gumukulembera nugisoma ahantu uzasanga ari icyo gikorwa cyamukwegaga yamara kugikora kisuri yavuye bw'osoma ku kitundu kino batulaga nti yali ali mu kusoma ebyo olw'okuba waliwo ekyali kimu nawe rero yazanwa n'ibyo nawe kenyini ayinza okuleetebwa ku lw'ebyo ibyo n'ibanga ry'agakiza harimo ubwira ubupfutse ariko iyo twize uko tubarije uko bakera byagenze duhita tumenya tugashima Imana bwe tubuuza abedda bwe byatambulanga oyinza okufukama ne weebaza Katonda nuko ageze
ageze hafi y'irembo ry'umudugudu webyo nga yakatuka mu nzige ezecyaro ekyo imbaraga y'Imana imujyana ahantu bagiye guhamba amanyi ga Katonda ni gatandika okumuragira bagenda okuziika akayira kagiye kukuzika kuba bugenda okuziika neza kwirimba bikoreye intumbi bagiye kuyihamba nga bakatuuka ku ntana bagenda okuziika kuki Yesu ataciye indi nzira lwaki Yesu teyayitawarara yumva arakuruwe nene kimusikaasika tari cyamukuruye kiki nekyamusikaasika nyina w'umwana umwana yari ikinege mama w'omwana oyo kandi mukecuru yari umupfakazi omukadde oyo yali talina musajja yari afite agahinda kagiye kumuturitsa ngo yali nawe alina ennaku ezaagala okumwabya omutima mbu agende n'omwana we Yesu ubwe yitegereje uwo mukecuru Yesu bwe yeetegereza omukadde oyo nuko ndasoma hano ngo tusoma bwe tuti nti umwami Yesu amubonye Yesu bwe yamuraba ndi kumusoma ku murongo wa 13 13 umwami Yesu abonye uwo mukecuru uko ameze mukama waffe Yesu bwe yaraba omukadde oyo bwafaanana uko ameze agiye guturitswa n'umubabaro ng'agenda kwabizibwa omutima n'ennaku imbabazi zuzurira na Yesu ekizere kijula Yesu birahinduka muri we ne bituuka mu ye imbabazi zirasendera ekisa ne kitandika ahita ahagarika ikiriba n'ayimiriza ebyo intumbi arayihagarika tumuhagarika omufu n'amuyimusa n'amugamba muyimirize hari ibintu Yesu atashobora kwihanganira Yesu waliwo ebintu by'atasobola hari kukiriza umubabaro wo kwifuza gukira Yesu atakwihangana akamanuka mukavugana waliwo ebintu Yesu by'atasobola kugumiikiriza bimuleetera okukirira gy'ayogera na Mariya yaramugaruye kandi yari agiye kumurika ne Mariya yamukomyawo ate nga yali agenda kubaako by'alaga mu nama y'agakiza Imana ijya kure mu muntu mu kutuula kw'abakabaka baffe buri wese yamushize mu ibyo bintu bibasha gutuma akira buli muntu yena yamuteeka mu bintu ebyo biyinza okumuleetera okuwona ahubwo icyo umutima ukunze amata guranuta nekwekyo omutima gwe kyagala amata oyinza ogasingisa taaba umwami Yesu amubonye naye mukama waffe Yesu bwe yamulaba ubwo yararanganije yali amaze okyusakyusa ntabwo mu yagupfa amaaso kumenya nyina w'umwana yali tayinza kutegeera butegeezi mama amumenyeshwa n'uko abonye ameze naye yamutegeezebwa olw'ekyo kye umukecuru yamulabamu agiye gusanda mukadde ng'agenda kwabika yabuze gitabara nga talina kiyambi asigaye wenyine ng'asigadde yekka ni umupfakazi yoyo atalina bbaawe n'akana k'ikinege yari afite karagiye n'akaana ke ak'olubereberye kagenze agiye n'ubuzima arabubuze bwe bulamu bw'agenda okufiirwa ubwo mu mutima we harimo isengesho ridacikiye naye mu mutima gwe nga mulimu essaala etakutuka avuga ati Mana y'ijuru n'isingire ng'agamba kitange ow'eggulu n'ensi nkola ibyo etya ubwabyo ni sumaku yakuriye Yesu ahari ngo ebeera supagulu okuleeta Yesu nuko Yesu amaze guhagarika uwo bagiye guhamba naye Yesu ng'amaze okuyimiriza oyo gwe bagenda okusiika yegera intumbi n'asemberera omufu abayikoreye barahagarara abaali beetiise omufu ne bayimirira Yesu aravuga ati Yesu n'agamba nti gahungu ndategetse byuka ntaddewo etteeka yimuka ifuhe ryaramufashe rya Satani ukora ibyo ebirimu ye byamujjula ebyo bikozesebwa Sitaani ntiyajya muri zuka teyagenda mu buzuuku Yesu agaragariza Satani ko atanapfuye wabula yalaga Sitaani nti omuntu nubwo ab'isi babonaga yapfuye yadde ab'ensi bakimanyi nti ariko yafudde imbaraga z'ubumana bwa Kristo naye amaanyi ag'omu Yesu zibasha Kristo kukubwira ngo sokuze hano gayinza okukutumira okugamba nti fulumo gye wano imbaraga za Kristo agarutse amaanyi aga Yesu Kristo ng'akomyewo ahagaze mu kirere ng'ayimiridde waggulu adakojeje ikirenge hasi ng'ekigere kye tekiri ku ttaka azabwira abantu be ayinza okugamba abantu be nti bamusinziranye abo abasumagira naye nti muzuukuke Yesu mu mbaraga ze yirinze kuvuga ngo zuka no niba Satani yica Yesu mu kuzura we abyita ngo ibitotsi ikangukire Yesu yamukubira bagamba gwalina otulo zuukuka nuko agahungu kabwiwe iryo jambo bwe bityo omulenzi bwe yawulira ekigambo ijambo ekyo Kristo yavuze riruta isi n'ijuru ekigambo ekyo Kristo kye yayogera kisinga ensi niyo mpamvu rigomba gusesera rikagenda rigakora ibyo rivuze y'ensonga lwaki kino okuyingira ne kikola ebyo gye kitegeeza muri gahungu ndategetse byuka muri mulenzi gorokoka uwari upfuye hano baravuze ngo
nkahangara ebitegeza amanya gatari ga buryo ne Satani tayinza kuyimira ntabwo ari ukuzuka ngo azuka nk'ikintu kiri gukururuka sikuzukira buzukira imbogende mbunga we kunya ahubwo hano baravuga ngo arabaduka ubwo niba yari mu ngobyi yaratarutsa muzanyirutse tumubaze ngo byagenze bite mutujukize tumubuze ati byakorerwa bitya handitswe ngo wabra bawandika ati atangira kuvuga natandiko kugera byagenze bite byakorerwa bitya ko muri hano nga muri wano umuntu uzutse ntabwo abazaho ari mutazukide abatamanyi byari ahubwo uzutse nawe wabaza ngo ko muri hano wabra nayo ngo maze kuzukira ngo kuza wachi turi wano niko narazara atangiye kubaza ngo bashikibe we batonera ko muri hano kubuza baganda biti wachi muri wano nyine ya nshuti magara emikwano ejana madara warumaze imisi na warapfu ngabo maze kunyango kudenze dore ngiriya nimva jewe yagiri nentanayo gibi nibyenda biraguhambiremo jewe bibino nebigobye bakusibye mu mbunze abantu bari hano se baje guhamba nyine ni mu rupfu rwawe nyine nati rumberu amena ubwo nakana kagahungu wabra nakana karenzi ibirori byaratashye mu kubanduka no gutangira kuvuga mu kuyimuka no gutandika kogera kabajije ubikoze kabuzo yamaze gukora wifuzwa ibihe byose bijya bisanga mu kitabere kabuze icyo kamwitura kanonyeke kayinzo kumuwa karekura umutima wawe tuzamubona mu bwami bw'ijuru ijambo rikomeye ku munwa 16 kigambe cyamanyi ku runyiriro rwe 16 icyo gikorwa ubwacyo cyateye abantu ubwo igikorwa icyo cyoka cyaretera abantu aho kugira ngo baterwe ubwoba n'abagiye guhamba batewe ubwoba n'igikorwa Jesus akoze igikorwa cyo kukankana uruwo kubanga bagenda kuzika wabura bakankana uruwekere igikorwa Yesu cyakoze impamvu zateye Yesu gukora icyo umutima w'umupfakazi waramukweze barahigana paka rusomanye Yesu kukora icyo rwakwanti oye yari afirwa ko obawe yari yamaze tegere kiri muye byashure 3:7 okubikurirwa 3:7 iyo akinze ntawe ukingura bwerubanga rumaze kugaribwa hoteli ya rugo yakinguye ntawe ukinga atebwe barugura te waba warugara ni intare y'umuryango wa Yudanisha eyo mu family eyo yenyi uyu kumwisunga ono okubera naye aruta abantu bose bari kwisi baguhabwaho abarinzi bawe asinga abantu abali kunsaba yinzo kukuwebwako abantu bararindwa ariko urupfu rukabahitana abantu bakumibwa nayo kufabwe kujya kufuwa ariko uyu munyanazareti we yanesheje n'urupfu nayo na Nazareti yasingo yapfuye kuzuka gusa ubwo ngo n'igituma abantu bagikuzimu ndakikwaka urufunguzo rero zamuka yewe yazukira yagamba bugambi iki kiretera abantu okufanze n'ebisubizo mbikoze iki niyo mpamvu rero aho wajya hose nubwo wajya mu nda y'ikuzimu hasi kuzimu amaherezo uzazira ubwo genze wansi mu emagombe urizuki amen impamvu rero zituma Kristo aza ahuriza atangiye kumvikana ensonga rwaki Kristo ajya jori zitansotegereke nuko umutima wawe uzaba umeze yensonga rwaki umutima wawe guba uko umutima umeze biruta uko umunwa wawe uri kuvuga mutima engeri je kugenda okubera binzo kusinga mu igitabo cy'abibona mari kitubwira yuko umuntu mubeshya umutima omumwa guyinzo kubanga burimba ku mutima aho kugira ngo uvuge ngo mana ndashaka gukira reka umutima ubinihe kitange njagara okuona reka umutima ari gwe gubyogera twaraye twize Mariya twasuzenga tuyigirizwa ku Mariya umutima we Yesu abwira abasimoni ngo ndamuzi umutima gwa Mariya nga guri mu kugamba abasimoni tinze mumanyi ngo ntabwo Yesu yarabwiye abasimoni ko azi ko yitwa Mariya cyangwa ko ari Maraya yagambye babe nyini mbu si Maraya ahubwo icyo yababwiye azi ni umwuka uri kumukoresha ategeza cyamani omoyo buri kumukozesa wowe ntacyo uricyo ahubwo bikuzuriye nibyo wowe waburebye bikujudemu
iki rero kirakenewe niba ushaka ubuntu bw'Imana. kino cyangwa bwoba ngo yagare kisa cya kato Address nta kimaze. address cyane cyega Abisirayeli baba yifite iruti yacu. Abaisirayeli bari bayina address okusinga eno. Ariko nubwo waba umunyamahanga nka Kalebu, nena bwoba ngo oli munnamawanga nga Kalebu, ukaba ufite izo mpamvu z'umutima zigutugaritse, ngo ine ensonga ebiyinza okubanga biyiyawo omutima, amaherezo uzagera i Kanani. ensonga yabyo nolituuka Kanani. Mana ishimwe cyane. Mukama yebazibwe. Gira ubutwari, gira akanyabugabo. Niba utanazi no gusenga dedemanga. kusaba ati sitandikona nagire Dedemanga. tandikatistona nagire. Ntabwo ibiboneshwa n'abantu bazi gusenga. Bino tabirabibwa n'abantu abamanyi okusoma. Ntabwo ari abazi no gusoma. Si bamanyi okusoma. Ahubwo ni abafite icyifuzo kigiye kubasanga. Ekiri mu okubalumiriza. Nawe uri hano wumva aya magambo, uko umutima wawe ugiye kumera bizatuma Kristo aza aho uri. Omutima gwo engeri gye gugenda okusinkana naye bigenda muletera naye okujja gy'oli. Kandi uko umutima wawe umeze bigiye guhamagara Imana izikora. Ate omutima gwe enfaanana gwe gufaanana bigenda kuyita Katonda ajja akoleremu. Ongera ibihe by'amasengesho yawe. Yongezaayo ebiseera by'essaala. Niba utazi no gusenga ariko Imana izaryumva. Bw'oba tomanyi kusaba naye Katonda yajja. Kunda ubugingo kuburutisha ibindi. Yagala obulamu okusinga ebyo. Shaka Imana nk'aho arazi ejo. Noonya Katonda ng'engeri gy'agenda okujja. Umutima wawe nuhinduka ukundi Kristo ntiyabyibuza arazaho. Omutima gwo bwe gunaakyuka ne Yesu agenda kujja wooli. Kugira ngo izina ryawe ridomekwe mu gitabo cy'ubugingo. Yeetere erinnya lyo okuyingira mu kitabo eky'obulamu. Mwuka abikumvishe neza mu izina rya Yesu. Omwoyo wa Katonda akutegeeze bulungi mu linnya erya Yesu. Urakoze Mana Abrahamu, Isaka na Yakobo. Icyubahiro ni icyawe. Izina ryawe ryererezwe. El Shaddai. Ushoboye byose, nta mutima uri hano ukunaniye. Niyo mpamvu tuyamanitse kandi dupfukamanze. Ibyo dusoma ku batubanjirije utuzibisha icyuho. Kobwa n'abahungu bawe dupfukamanze imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo butwahuranye. Turondoze imbaraga y'umwuka wawe hatagira ibyihishwa muri twe, ahubwo turakwinginze natwe mu nzira zijya Emawusi. Reka tuzimure ibyawe, reka twivugire ibyawe, reka bidutware inganira, reka uzanwe n'uko imitima yacu imeze. Mubyeyi mwiza ugira ibambe, ugirire imbabazi y'imitima. Matate turatakambe, utugirire imbabazi. Yewe uri hano we, ndakwinginze ngo imirindi yawe igendagende ku mfuruka z'umutima w'umuntu wese. Yewe gukiranuka, ndakwinjiza ngo impamvu zaduhagarika mu gukiranuka uzishongoze. Mubyeyi mwiza, Satani ni ikiremwa, umutsinde nk'uko wahoze umutsinda. Imitima wapfiriye irakweguriwe, ukwisubiraho ku bwoko bwawe. Hengereza mu mitima abisubiraho nk'abana b'ibirara, wakire wakire. Urakoze kuko wemeye ko bigwa mu matwi yawe. Wumvise gutaka kwacu, tubere igisubizo cya byose mu izina rya Yesu.